hari nk'imvugo uzi dukunda gukoresha muri societe zivuga ko umuntu iyo yerushye ahora aruha zijya kumera nk'izo ngizo muze ngo warushye ntajya aruhuka. Ni nyinshi cyane ngaho mutindi yanitse ntibiva warose nabi warose nabi burinda bucya nk'ibyo ngibyo nyine dukunda gukoresha muri societe yacu ariko nkuko wabivuze impamba y'uyu munsi nuko umuntu wese warushye Yesu ashobora kumuruhura. Rero impamba dufite impamba tubazaniye niyo kuvuga ngo Yesu araruhura. Yesu ubwe yarabyivugiye mu Matayo igice cya 11 ku murongo wa 28. tugarukanye n'umutumirwa wacu wa mbere rero aje kubana natwe aje kutugezaho impamba y'ubuzima nakwe niba wumva urushye uremerewe muri no minsi wahangayitse wumva ufite agahinda gakabije ukibaza ngo ni hehe naruhukira. Hari imvugo njya numva hanze ngo warushye ntajya aruhuka. Oya, hari ahantu sibyo ko ari hamwe honyine, hari ahantu waruhukira kandi hari umuntu wakuruhura ku buryo uvuga ngo none ndabibonye koko warushye hari igihe gishobora kugera akaruhuka. Munyemerere tumwakire. Shalom. Umeze neza na mahoro? Yego tumeze neza. Yego turanezerewe kukwakira twibwire unasuhuza abantu badukurikiye. Murakoze cyane kongera kunyakira hano ku Sibo TV amaze kuba nko mu rugo. Nitwa Ntakuri rya Frederic nkaba n'umuyobozi w'itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana rikorera mu itorero Methodiste Libre mu Rwanda kuri paruwasi ya Kicukiro. Yego turanezerewe Imana iguhe umugisha. Mumeze gute muri Reverence Worship Team? Muri Reverence Worship Team turashima Imana yuko ikomeje kuturindira mu buntu bwayo kandi ko no mu murimo dukora tugenda tuyibona igenda itwagura iduha ibyo dukeneye mu buryo bw'ubushobozi n'impano no kudukuza mu buryo bw'umwuka kugira ngo tubashe gukora uyu murimo yaduhamagariye. Urakoze cyane Imana iguhe umugisha. Hari nk'abantu babonye nkwakira bati uburyo kutubwira ukuntu umuntu yaruhuka se, ukuntu umuntu uza amahoro yayabona, ukuntu umuntu warushye yakira cyangwa umuntu ufite agahinda gakabije yagakira, bagatibwa ko ari nk'umuganga nzanya akaba ari nk'umupsikologe urumva bagahita bavuga ati cyangwa asanga ari nk'umuganga uturutse ku bitaro runaka bivura indwara zo mu mutwe. Ariko no mukozi w'Imana uyu nguyu noneho yahishuriwe irindi banga. Hari gishobora kuba waragiye naho ngaho bikanga urumva ukabona pe byaranze burundu, akaba ari nawe wazanye iyo mvugo cyangwa nawe ujya ukoresha iyo mvugo ngo uwarushye ntajya aruhuka. Hari nk'imvugo uzi dukunda gukoresha muri societe zivuga ko umuntu iyo yerushye ahora aruha zijya kumera nk'izo ngizo muze ngo warushye ntajya aruhuka. Ni nyinshi cyane ngaho mutindi yanitse ntibiva warose nabi burinda bucya nk'ibyo ngibyo nyine dukunda gukoresha muri societe yacu ariko nkuko wabivuze impamba y'uyu munsi nuko umuntu wese warushye Yesu ashobora kumuruhura. Rero impamba dufite impamba tubazaniye niyo kuvuga ngo Yesu araruhura. Yesu ubwe yarabyivugiye mu Matayo igice cya 11 ku murongo wa 28 abwira abantu ati abarushye mwese n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Yongera kubigarukaho ari nkayo mpamba yasigiye abigishwa be agiye kugenda ntago yabasiza baraza imitungo n'ibindi bintu bikomeye, yabaraza amahoro. Yego aravuga ati mbasigiye amahoro. Mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana mu gice cya 14 ku murongo wa 27 yabonye nta kindi gikomeye abasigira amahoro. Buri amahoro ni ikintu kihariye gitangwa na Yesu wenyine isi idashobora gutanga. Isi itanga umutekano ariko ushobora kuba ufite umutekano udafite amahoro. Ushobora no gucungira abandi umutekano udafite amahoro. Ahubwo se ko nabonye ngo uko umuntu arushaho ko kwigwiza abantu mucungira umutekano ngo ariko yishyira mu byago bara baratubwiye cyangwa uzacuye nk'ama operation yabayeho n'ibindi usanga nk'abantu benshi barishwe n'ababarindaga cyane. Ugasanga nk'umuperezida runaka cyangwa umuyobozi runaka abantu bamurindaga urumva ugasanga niho havuyemo wamugambaniye amugirira nabi. Ahubwo ushobora no kubura amahoro abakurinda umutekano nibo bimenye. Nuvuga ngo rero amahoro ni ibanga ry'umutima kandi atangwa na Yesu wenyine. Ni umutungo we.
ni umutungo atahaye ab'isi ngo bayatange, ahubwo n'umutungo we. Rero umuntu wese urushye ubuze amahoro nta handi yabikura uretse kwa Yesu. Urakoze cyane inshuti udukurikiye, yari impamba y'ubuzima. Wari ubizi ko nubwo bari barakubwiye ngo warushye ntajya aruhuka, ngo warose n'aburinda bumukeraho, ngo umutindi yanitse ntiriva, ariko noneho iyo umuntu yamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, araruhuka, abona amahoro, abona umunezero. Hari abantu muri Bibiliya byagiye bibaho rero. Hari igihe Satani yagushyira mu gihirahiro agatubati oya ibyo ngibyo bari kukubwira bariya nabakire, aturabizi umuntu ikintu kitamuriho cyangwa agahwa kari ku wundi, urumva ngo karahandurika. Reka turebe ingero z'abantu nka babiri muri Bibiliya babonye amahoro, bari barushye, Yesu akabaruhura. Hari abo wibuka twakwibukiranyaho? Twareba nka Zakayo. Zakayo yari umukoresha w'ikoro, yari umutunzi. Ngo yari afite ubutunzi bwo mu isi, yari afite ubutunzi bwo mu isi, kandi presbyteri abanubashywe buriye cyangwa umuntu usoresha abanubashywe cyane. Ariko umunsi bigaragara ko atari afite amahoro, kuko we ku giti cye yagize ishyaka ryo gushaka kureba Yesu kugeza nubwo yuriye igiti kugira ngo abashe kumureba, kubera ko yari mugufi. Hanyuma arangije Yesu aramubwira ati ururuka kuko uyu munsi ndarari wawe. Aramubwira ati umunsi agakiza katashye iwawe. Ni ukuvuga ngo ibyamuregaga byose, bya bindi byamubuzaga amahoro, by'abantu yari yaragiye yambura, ubwe aribwiriza ahita yihana, aravuga ati uwo nambuye ndamwishyura, ndamuriha inshuro enye. Zakayo aba araruhutse. Undi icyo kintu reka abantu banze bacyumve. Uzi ko umuntu ashobora kuba arushye aremerewe kandi umuntu afite amafaranga cyane. Uzumva hari abantu bavuga ngo buriya ngo uriya muntu nubwo afite amafaranga menshi ariko ngo aradasinziriye, ngo uzi ko buriya ngo adashobora no kurya ibiryo byiza kandi afite amafaranga. Urumva nka Zakayo wari waragiye ayambura abantu, nawe ubwo abizi, umutima we wahoraga ubimushinja. Nubwo abantu bashaka kumureba inyuma bakabona afite amahoro, ariko ntayo yari afite. Niyo mpamvu bitasabye ko Yesu abanza kumurondora ngo amubwire ngo kora ibi n'ibi. We agakiza kakimara gutaha iwe, yahise yumva ko agomba kuruhuka ari uko asubije iby'abandi yambuye, ndetse akanakuba inshuro nyinshi. Yego, uwo ni uwa mbere Yesu yaruhuye. Undi wa kabiri ni umusamariyakazi Yesu bahuriye ku iriba. Uriya nawe yari arushye kubera ko yari yaragerageje gushakira amahoro mu gushaka abagabo benshi, ariko Yesu baganiriye nk'umwami umenya byose aramubwira ati nta mugabo ufite. Uriya musamariyakazi uko bakomeza kuganira niko yagendaga aruhuka, kugeza n'ubwo agiye gutangaza iyo nkuru abwira ati nabonye umuntu wabashije kumbwira ibiri mu mutima wanjye wose. N'abandi benshi, hari abandi benshi yagiye aruhura. Harya uriya musamariya ukuntu byari bimeze ngo yari yarashakanye n'abagabo benshi, bagenda ko Yesu yaramubwiye ngo n'uwo ufite se wawe. Yesu yaramubwiye ngo se ufite, genda uzana umugabo wawe. Aramubwira ati nta mugabo ufite. Nibyo koko bivuze ukuri iti ko n'uwo ufite se wawe. Urumva rero ikindi ngo yazaga kuvoma igihe abandi batakiza kuvoma, no kuvuga ngo umenya hari nk'abantu bamwigaga bati wadutwariye umugabo nitugufata wowe. Birashoboka, bigatuma agenda, kuko yazaga kuvoma yihishe agenda abandi batamureba, kugira ngo batamubona bakamugira nabi. Urumva nta mahoro yari afite n'ikimwaro n'ipfunwe nanone. Nta mahoro yari afite, ariko Yesu aramuruhura. Akimara kubona Yesu agakiza gatahiwe araruhuka. Urakoze cyane. Ibyo ni byinshi bishobora kutubuza amahoro, ni byinshi bishobora gutuma twumva turushye, turemerewe. Nanone tubona inkuru y'umuntu wari urwengo ari ku kidendezi amaze imyaka 38. Umunsi Yesu yamunyuzeho byagenze gute? Yesu yaramukijije. Yari yarabuze abamutereramo, ariko Yesu aramukiza. Yesu yagiye aruhura abantu intimba zo mu mitima, kabakiza indwara zo mu mubiri zisanzwe, kabakiza abadayimoni. Nk'abara muri Mudamu yari arakijije abadayimoni 7. Yego. So urumva rero Yesu araruhura mu buryo bwuzuye, buri comprehensive. Yego, urakoze cyane inshuti bidukurikiye rero impamba y'ubuzima. Uyu munsi yari iyi ngiyi, wabuze amahoro, wabuze umunezero, warurushye, uremerewe. Ubundi imvugo zawe izo wakunda gukoresha zari ziriya twarimo tuvuga ngo warushye ntajya aruhuka, warose n'abiburinda bumukeraho.
bibaho, ariko impamba y'uyu munsi wumvise ko birashoboka iyo Yesu yageze mu buzima bwawe ko yakuruhura, yaguha amahoro, yaguha umunezero. Frederic, wakoze cyane kutugezaho impamba y'ubuzima y'uyu munsi, ariko kuwa kane noneho wari umuntu utekereza ati none si uwo Yesu uruhura abantu namubona gute, nahura nawe gute? Haba hari amahirwe cyangwa hari ahantu waturangira umuntu yazahurira na Yesu, cyangwa gahunda iri bugufi umuntu yazaza agahura na Yesu? Yesu umwifuza wese aramubona, burya niyo yamuhamagara ari mu gitanda cye kamuga ati Yesu ndumva ndushye kandi ndemerewe, nduhura, iryo jwi yaryumva akamuruhura. Ariko by'umwihariko kuri uyu wa kane nimugoroba guhera saa 12 kugera saa 2 nka Reverence Worship Team dufatanyije n'ubuyobozi bw'itorero ryacu twateguye umugoroba wo kuramya Imana ufite iyo nsanganyamatsiko ivuga ngo Yesu araruhura. Ni umugoroba ufunguye ku bantu bose, twifuza ko abantu bazaza tugafatanya kuririmba indirimbo hura zirimo imbaraga nyinshi cyane zo guhuza abantu n'Imana, tukumva n'ijambo ry'Imana, tukanasenga abantu bakabona umwanya wo gutura Imana ibibaruhije n'ibibaremerereye, ndetse n'abagifite imvune zituruka ku byaha. Izo nizo cyane cyane zazanye Yesu, nizo zazanye Yesu kugira ngo adukize ibyaha byacu, ari nabyo biturushya. Kuko ibindi byose byo muri iyi si, iyo ufite amahoro aturuka kuri Yesu Kristo, abantu bashaka kukureba bakagira ngo urarushya, ariko wowe ufite amahoro ari muri wowe abantu badashobora kubona. Rero abantu bazaze twifatanye muri uwo mugoroba kuri uyu wa kane ku itariki 19 hariya ku rusengero kuri Methodiste Libre Kicukiro. Yego, urakoze cyane inshuti udukurikiye. Wumvise rero ko kuwa kane guhera saa 12 z'umugoroba, yego hano ubwo ni Kicukiro ku rusengero rwa Methodiste, nyine abantu bavuga ngo munsi ya Bralirwa. Hariya hepfo ku muhanda uzamuka ujya kuri Bralirwa, ni aho ngaho rero uzajye kwifatanya n'abera b'Imana. Reka tugane ku musozo rero, tugushimire cyane, kereka niba hari ubutumwa bugusigaye ku mutima cyangwa kongera ukibutsa abantu, cyangwa hari nk'uburyo umuntu ushobora kuza aturutse mu bice bitandukanye ashobora kuba ahuye n'imbogamizi yabahamagara mukamurangira. Ikibazo murakoze cyane. Ubutumwa mu by'ukuri nuko Yesu aruhura, ni nabwo tuzakomeza gutanga, kandi nta wundi muntu utanga amahoro uretse Yesu Kristo wenyine. Hanyuma urusengero rwacu aho ruherereye ni ahantu hatagoye cyane, ni kuri kaburimbo kwa karagahanda kazamuka kajya ku isoko rya Ziniya, uturutse hepfo ku muhanda ujya Rwandex nko muri metero nka 20. Waba ahagize wenda akagira imbogamizi yaduhamagara tukamurangira kuri 0784 0574. Uzisubiremo 0784 0574. Yego, harakoze cyane Frederic. Reka rero turebe indirimbo yitwa Ube Umwami Wanjye, ni indirimbo Reverence Worship Team yakoranye n'umuramyi witwa Jessica Mucyo Wera. Nawe afite ubuhamya bw'ukuntu kera yigeze kubaho arushye, ariko yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, aramuhura maze ahita aririmba indirimbo yitwa Jehova Adonai, Imana ikiza, Jehova Adonai, Imana iruhura. Maze tugaruke umwanya rero twakira Pasteur Desire Habyarimana wamaze kugera ahangaha. Umunsi tugiye kuganira ni gute umuntu yakira ariko akanakizwa. Ikindi ntago twamwakira ngo ave ahangaha tutaganire ku biri kubera ku isi, biri kuvugwa ku isi muri rusange, ko muzika ari umukozi w'Imana, Imana abitsemo ubutunzi bwayo bwinshi cyane. Ntimujye kure, turaje.